hari ubushakashatsi rero bwihuse bwahise bukorwa na mining board bagaragaza ko muri metero 30 ku mpande zombi iburyo n'ibumoso bakanarikomendinga ko nta heavy infrastructure zagagombye kuhajya ubango metero 10 zaryo zubatse hejuru y'iyo zone iri fragile rero bakavuga bati ni muduhe permit twubake noneho ukababwira uti imwanya nituyitanga ejo isoko rigahanuka tuzaba twarabafashije cyangwa twarafashije leta cyangwa abandi bagenerwa bikorwa cyangwa abaturage bazakoreramo. Ubwo ukuntu bimeze iriya soko ryatangiye kubakwa muri 2010 ryubakwa nta autobatiri rifite rwa batangiye kubaka na autorisation de bâtir ariko icyo gihe ngira ngo byatangiye ririmo kubakwa n'akarere ntago bivanaho ko katari gusaba autobatiri n'ubwo ari akarere ko kagomba gusaba autorisation de bâtir so rirubakwa ngira ngo bigeze nko muri 2013 hafi na 4 imirimo irahagarara ariko ihagarara bageze kuri nivo ya 4 cyabihagaritse aza kureza avugana n'akarere ariko nkeka ko habaye ikibazo cy'ubushobozi aza gufata umwanzuro wo gushyiramo abashoramari nk'abashareholders abashoramari bajyamo ariko ngira ngo hafi muri 2021 nibwo noneho basabye autobatiri bayisaba inzu igeze kuri nivo ya 4 urumva barayizamuye igera kuri nivo ya 4 yari nka autobatiri nyine yo gukomeza imirimo yari isigaye ngo ibarirangize autobatiri bayiduhaye urumva igeze aho ngaho imaze n'igihe yarahagaze dusaba ko bayikorera icyo twita structural assessment cyangwa se ubugenzuzi bwimbitse kugira ngo turebe niba koko ikomeye ku buryo bakomeza nubwo ibyo byari kuba byarakozwe mbere y'uko bayitangira. So structural assessment ikozwe dusanga inzu iri faible mu nzego zose guhera muri fondation ngo ni footings ukazamuka amakolone ukajya ku maputre ukajya kuri dare cyangwa slab hose wasangaga iri very weak. Urugero naguha ufashe nka koloni imwe hagati ya koloni imwe n'indi twaba hatambitsemo putre wasangaga harimo distance ifite nka metero 9 ngo n'ubanga iyo kolone urumva ufata ahantu ushyiremo intambwe ya metero 9 intera ya metero 9 noneho aho hantu hakaba hazikorera ibintu bitandukanye. So urumva iyo ntuza ni ndende cyane muri standards ntabwo ibaho ubundi ntabwo bari kurenza 4 n'igice gutya. So bivuga ngo ahari kujya kolone 3 bashyiragamo 2 ahakagiye 6 cyangwa 5 hakajyamo 3. So icyo cyari ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri cyari ibyuma byakoreshejwe muri kolone na putre. Ubundi ushaka gupima ubukomere bw'inzu ufata ibyuma ufata icyo bita arumatire ibyuma wakoresheje na beton bizaba biri kumwe noneho ibyo ngibyo ukabipima ubishyize ku cyo bita peak ground acceleration. Peak ground acceleration ni nko kuvuga ngo umutingito uri ku kigero kingana gutya uramutse uje inzu ifite arumatire iteye gutya ese yasavayinga. So muri building code rero peak ground acceleration tuzayiningiraho ni 2 n'ibice 5 babayobora muri metero kuri it's 2.5 meters per second square. Nicyo gipimo bagenderaho. Ngo iyo designinga wowe ufata ya arumatire yawe washyize muri design ukayapplyinga uwo mutingito ungana gutyo warangiza ukareba niba inzu ishayiringa cyangwa ipasinga. Ibyo nibyo dufite muri building code. So iyo wafataga rero iriya nzu bari bubatse igeze kuri nivo ya 4 ukayipima against uwo mutingito wa 2.5 meter per second squared kolone na putre zose zirafayiringa nta n'imwe pass. Bivuga ngo
umutingito uri kuri icyo kigero uramutse uje ntabwo yasavayivinga. Now iyo ni component ya kabiri. Component ya gatatu yari iri kuri slab cyangwa kuri dare. Kuri dare bakoresheje bimwe bita urudi cyangwa maxpan. Urabona za ntuza ziriya ari ibintu babumbangira ngo muri ruriba bakunze gukoresha, ariko ubundi ziriya ntabwo ziri recommended mu mazu ahuriramo abantu benshi ashobora no kwakira uburemere bwinshi. Wazikoresha mu nzu iri residential atajyamo ibintu byinshi, uzashyiramo igitanda n'akabati gusa. Ariko iyi nzu uteganya kugira isoko ishobora kuzamo abantu nk'igihumbi ku munsi, iyi nzu abantu bashobora gushyiramo ibicuruzwa biremereye ku kigero utazi, ntabwo ibyo ngibyo biba biri recommended. Ibyo byose byari kuba byarabonetse iyo permit isabwa mbere. So aho babisabmitingero muri 2021 basabwa ko bakwerekana uburyo reinforcement ishobora gukorwa. Muri make izo members zose twabonye ziri weak, putre, none n'ibindi biri weak, iki cyakorwa ngo bibe reinforced. Barekomanda icyo bita retrofitting. Retrofitting ni ukuvuga ngo urafata za putre na colonne byari biri weak byongerera imbaraga. Ushobora kubikoresha ukoresheje jacketing. Jacketing ni ukuvuga ngo iyo colonne uyambika ibindi byuma, warangiza ukongera ukamena beto ku buryo ziba nini zikanakomera. Cyangwa se ukakoresha ibyo bita FRPs. FRPs ni tundi tuntu dukorwa mu ruganda bambikaho colonne ikagenda ikomera kurushaho. Now ibyo barabikora, hasigara ikibazo cyo kuri dare, kuko urumva niba barakoresheje urudi kugira ngo dare wongere uyikore deja yaramaze kubakwa, wabonaga bidashoboka. Nibura aho ngaho tuvugana ko twashyiraho conditional use bakazalimitinga uburemere bw'ibishobora kujyamo. Ikibazo rero cyaje nyamukuru ari nacyo gituma uyu munsi bisa n'ibyahagaze, hariya hafi y'aho riri, hafi y'aho ririya soko riri, hari fissure. Urayibona fissure itaraverisa muri Rubavu, cya gihe cy'umutingito yari yanafungutse, ubona n'umuhanda usa n'uwacitse. Iriya fissure buriya nyuma y'umutingito isa n'iyongeye, isa n'iterana. Umutingito wari wagabanutse ariko opening ziguma kugaragara. Hari ubushakashatsi rero bwihuse bwahise bukorwa na mining board bashaka kureba fragility y'iya fissure no muri neighborhood yayo. Bagaragaza ko muri metero 30 ku mpande zombi iburyo n'ibumoso hari fragile. Yego. Ni ukuvuga ngo hari affected. Nubwo hari fissure ariho hagaragara opening, ariko naho muri iyo vicinity metero 30 kuri 30 impande zombi hari fragile. Bakanarekomendinga ko nta heavy infrastructure zagagombye kuhajya keretse igihe haba hakoze ubushakashatsi bwimbitse bwerekana fragility uko ingana, ndetse bukanerekana ikintu gikwiye kuhubakwa n'uburyo cyakubakwa. Kuko no muri zone volcanique zirimo imitingito barahubaka, mu Buyapani barubaka n'ahandi, ariko ntabwo bubaka nk'uko twubaka bisanzwe. Raporo ya mining board rero igaragaza ko kugira ngo hari ahantu hubakwe muri izo metero 30 ariko hakwiriye kubwo bushakashatsi bwimbitse busaba abantu bafite expertise muri geology ndetse n'ibintu bya seismology. Ririya soko rero iyo urirebye aho riri nko muri metero 20 uvuye kuri fissure. So niba ari muri metero 20 uvuye kuri fissure, kandi raporo ya mining board ikabigaragaza ko area iri affected igera muri metero 30, n'ubango metero 10 zaryo zubatse hejuru y'iyo zone iri fragile. Kandi mu nyigo yakozwe cyangwa se muri reinforcement model batanze ntabwo berekana ikijyanye n'iyo zone iri fragile. So bo rero bakavuga bati ni muduhe permit twubake. Noneho ukababwira uti uyu mwanya nituyitanga ejo isoko rigahanuka,
tuzaba twarabafashije cyangwa twarafashije leta cyangwa abandi bagenerwabikorwa cyangwa abaturage bazakoreramo. Twakwitonze ko ari ikibazo kitareba iryo soko gusa, ahubwo ko kireba iriya zone yose irimo iyo fisire, ahubwo inzego bireba zigahura zikumvikana way forward. Ntibibe ari iby'isoko gusa, ahubwo bigakorerwa infrastructure zose ziri muri iriya zone, yaba ibitaro nabyo niho biri bya Gisenyi, ngira ngo hari n'amasitasiyo yubatse hafi aho ngaho kuri uwo muhanda. So tukavuga tuti twebwe icyo tubona twatangaho inama ko icyo kintu cyahabwa priority assessment igakorwa, noneho ibiri muri iyo zone bihari ubu ngubu hakaba hakomye, ntihagire development haba, ahubwo ubwo bushakashatsi bwimbitse bwarangira gukorwa bujyanye na tumaze kubona seismic report, akaba aribwo tuvuga ngo ibi ngibi turabyemeye, ibi turabirekuye. Naho uyu munsi yaba ari risk nini. Ibyo nkanabihuza na master plan ubu ngubu igiye kuba published y'akarere ka Rubavu, aho hantu hari izo metero 60-30 impande zombi. Ubu ngubu master plan ihari irarekomanda ko hazajya ibintu bya recreational, kuvuga ngo ukwatera ubusitani, n'ugushyirayo udutenti, imitaka, ibintu bitari heavy infrastructure. Hanyuma bakarekomanda ko igihe hagira ikindi cyakorerwa byakorwa ari uko habaye intensive assessment yaho. So uyu munsi rero dufite iyo master plan ihari nubwo itaremezwa, ariko akarere niko kayifite, ntabwo karayemeza, itubuza kuhashyira heavy infrastructure. None uyu munsi dutange permit yo kuha developing. So in my view nkumva ari contradiction. So ukambaza uti way forward ni iyi. Ikibazo namaze kukigeza kuri line ministry ni Minefra, nabo barimo kukiganira n'inzego bireba, yaba Minaloc yaba ndetse n'inzego z'umutekano zizaba consulted, uburyo tuvuga ngo noneho umurongo duhaye iyi zone yose irimo ifisire n'uyu nguyu. Icyo numva rero nuko abo bashoramari bakwihangana, hanyuma kigashakirwa igisubizo mu maguru mashya. Ntabwo natanga precision kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, ubwo bushakashatsi ntabwo ari ikintu dusanzwe dukora mu Rwanda ku buryo aka kanya twamenya ngo tuzabikora mu gihe kingana gutya. Ikindi cya kabiri ni process isaba consultation z'inzego zitandukanye. So ngewe nkumva igihe ntabwo ari njye wagitanga, kuko urumva si njyewe ugiye kuzabikora njyenyine. Icyo nakora ni ubuvugizi, ni ukwibutsa, ni ugupushinga, ni ukuganira n'abo bireba, ariko ntabwo cyagakwiye kurebwa nk'ikibazo cy'isoko rya Rubavu gusa, ahubwo cyagakwiye kurebwa nk'ikibazo kirebera aho iriya fisire yose inyura mu mujyi wa Rubavu, noneho cyakemuka kigakemukira rimwe, ubwo n'ibijyanye n'isoko nabyo bikaziramo.